ibi bihe by'imperuka Pawulo yavuze ko izaba bihe biruhije, bihe bikomeye, ibihe urukundo rw'abenshi ruzakonja, ibihe abantu bazakunda imiya kuruta gukunda Imana, ubugome buzagwira. Iyi minsi navuga ko ibihagarika imitima ni byinshi. Ushobora kuba urwaye ukahagarika umutima n'uburwayi, ushobora kuba wabuze akazi ukahagaritsa umutima n'ubushomeri, ushobora kuba ufite amadeni ukahagaritsa umutima n'ibyo bibazo by'amadeni, bibazo by'ubukode ukahagaritsa umutima nabyo. Ariko Yesu aratubwira iki gitondo kiza, nimukahagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Bibazo byawe byose ushire Kristo ku mwanya wa mbere, burwaye bwawe ushire Kristo ku mwanya wa mbere. Nize ko Yesu afite bubasha n'ubushobozi, akiri ku isi twabonye imirimo n'ibitangaza yakoze, kandi ibyo byatuheshe byiringiro yo kuvuga ko natwe twizeye uwo mwami, natwe ntago tuzava ku uwo mwami, tuzamukorera kugeza ugupfa. Ariko hari umunsi Yesu azaza kutujyana, bene data. Hari umunsi tuzajya kuba mu mahoro yo mu ijuru, aho Yesu yagiye kututegurira. Tukorera Imana, ariko tube tumenya ko isi nayo no kwitubabaza no kwiduteza ibibazo, ariko isi izagira ihererezo ryayo, izashira, ariko kizasigarana ubwami bwo mu ijuru. Turashima Imana iki gitondo kiza, turabasuhuza abadutega amatwi. Mana ibane namwe kandi bagirire neza. Nitwa Pasteur Serugendo Dismas, tukaba tuvuye mu itorero ryitwa Philadelphia. Mana ibaho umugisha. Imana yakoze imirimo ikomeye kuko yatuhaye agakiza. Mana yakoze imirimo ikomeye itwigisha gusenga. Yakoze indi mirimo idutoranya kuba abakozi bayo. Ibi bihe turimo ni bihe bimwe byavuzwe na Yesu Kristo, ko bihe by'imperuka bizaba bihe bikomeye. Ari n'ibimenyetso Yesu yavuze, ari n'ibyo Pawulo yaje nawe kuvuga. Ariko twebwe twitwa abakristo, ari buryo natwe tugomba kwifata mu ibi bihe no kumenya ko ibi byaravuzwe n'umwami, kandi mu gihe mubibona mugomba kuba maso. Turaganira ku ijambo rigufi hano mu gitabo cya Yohana 14 ku murongo wa mbere. Turatangira mutwe w'ijambo ravuga ko Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Murongo wa mbere, ndimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Turavugira ku uyu murongo umwe gusa. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ndimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Ijambo rivuga kwa Yesu ko ari we nzira. Ibyo tuze ko twese abakristo turabizi, kuva twamagawe, kuva twahawe agakiza, Yesu Kristo niwe nzira tugenderamo, niwe nzira izatugeza mu bwami bwo mu ijuru, niwe nzira yo gukiranuka, bituma nidukurikira ibyo yavuze tugira busabane bwiza n'Imana. Uko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawajya kwa data atabanjirije kuri Kristo. Gusa twebwe abakristo turabantu bakomeye, twebwe abakristo turabantu tufite bundi bubasha n'ubushobozi bw'Imana, twebwe tufite busabane bwiza n'Imana. Niyo mpamvu mu bibazo byose tuhura nabyo ntago turabo gucika intege mu Kristo mugenzi wanjye. Ibi bihe by'imperuka Pawulo yavuze ko izaba bihe biruhije, bihe bikomeye, ibihe urukundo rw'abenshi ruzakonja,
ibihe abantu bazakunda imiya kuruta gukunda Imana, ubugome buzagwira. Tukurikije n'ibi bibazo twahuye nabyo bya corona, usanga byatumye bantu benshi bacika intege muri urugendo. Ariko Kristo niwe nzira n'ukuri, ntago tukuriye gucika intege. Nuko twahura n'ibibazo, nuko twahura n'ibikomeye, tugomba gukurikira mu iyo nzira y'ukuri, kuko ari we Kristo. Bibazo biratuma iyi misi turimo, bibazo by'ubuzima, ubona rukundo rw'abantu rwarakonje, ubona abantu bugome buragwira ku isi, umuntu kw'icyundi ntago agitinya. Ariko Yesu aratubwira iki? Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanje munyizere. Ni ijambo tugiye kuganiraho. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanje munyizere. Iyi misi navuga ko ibihagarika imitima ni byinshi. Ushobora kuba urwaye ukahagarika umutima n'uburwayi. Ushobora kuba wabuze akazi ukahagaritsa umutima n'ubushomeri. Ushobora kuba ufite amadeni ukahagaritsa umutima n'ibyo bibazo by'amadeni, bibazo by'ubukode ukahagaritsa umutima nabyo. Ariko Yesu aratubwira iki gitondo kiza, nimukahagarika imitima yanyu, mwizere Imana, nanje munyizere. Mu buzima bw'iki Kristo, byiringiro byacu bigomba kuba mu Mana kenshi na kenshi. Hanyuma tukizera n'umwana wayo w'ikinege, kuko ari we nzira, niwe Kristo. Mwizere Imana, nanje munyizere. Asa usanga kubw'ibibazo abantu bamwe nimo kubona bagenda bacika intege, bamwe bagenda bava mu bushaki bw'Imana. Ariko suko bigomba kuba. Tuongere twizere Imana, tushake mbuto yo kwizera muri twebwe, tumenye ko Imana tusenga ishobora byose. Yesu Kristo niwe nzira, kandi aratubwira ko icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye, mwebwe mwizeye ko mwahawe. Aramajwi ya Satani mu imisi yo kutwereka ko tutashoboye, yo kutwereka ko turapfuye, yo kutwereka ko birarangiye, yo kutwereka ko Imana itari kumwe namwe, Imana itumva kusenga kwanyu. Ariko Imana ikunda abasenga, Imana ikunda abantu bagendana nayo nguko bikwiriye, Imana ikunda abantu bihanye no kureka, Imana ikunda abantu bagendera mu yinzira, kuko Yesu Kristo niwe nzira. Bibazo byawe byose ushire Kristo ku mwanya wa mbere, burwaye bwawe ushire Kristo ku mwanya wa mbere. Nize ko Yesu afite bubasha n'ubushobozi, akiri ku isi twabonye imirimo n'ibitangaza yakoze, kandi ibyo byatuheshe byiringiro yo kuvuga ko natwe twizeye umwami, natwe ntago tuzava ku uwo mwami, tuzamukorera kugeza ugupfa. Iyi misi kuko tugeze mu ibi bihe by'imperuka, dufite ubwoba, twaratakaje byiringiro. Ariko uyu munsi nongeye kukubwira, wizere Imana na Kristo wongere umwizere. Ibibazo dufite ntago binanira Imana gutanga igisubizo cyabyo. Bushomeri ntago bunanira Imana ikuha akazi. Wowe ni comportement yawe, myifatire yawe ni Imana. Nuwifata neza, Imana izakuhesha umugisha mu gihe cyose usenga. Nducike intege, ntukave mu bushake bw'Imana, ndukihanduze n'ibyikigiye. Reka twizere Imana, kuko Imana yacu ifite bubasha. Kenshi ngunda kuvuga abantu turavuga Imana, ariko ntago turasobanukirwa imbaraga ziri mu maboko yayo, mirimo ikomeye Imana ikora, bitangaza Imana ikora. Nimuhagarike imitima, nimuhagarike imitima. Yesu aratubwira iyo jambo iki gitondo, mwizere Imana, nanje munyizere. Korona izatambuka, ejo tushaka kuhura n'ibindi bibazo, ariko nimba twatakaje byiringiro byacu, se tuzatabarwa nande? Abantu benshi nagiye mbona, abantu benshi basengaga Imana bacitse intege, bavuye mu bushake bw'Imana. Hari abantu bakoreraga Imana baretse mirimo y'Imana,
hari abantu bavugaga Imana ntago bakivuga Imana. Nakahinda. Wongera ushake imibanire myiza hagati yawe n'Imana. Wongera ukorera Imana yawe. Ndavuga nkatwe abantu b'Imana, hari n'indahiro twashize mbere y'Imana, twararahiye. Hari n'amasezerano twasezeranye n'Imana. Ugiye kuba pasiteri baragusengeye, urarahira ko nzakorera Imana kugeza gupfa. Ugiye kwinjira muri korari, hari amagambo wabwiye Imana. Ugiye kuba munyamasengesho, hari amagambo wabwiye Imana. Imana yarabikoze. Kuki Satani nawe yashaka kudukura mu bushake bw'Imana. Bene data, mureke turwanye Satani. Tube maso mu bibiye. Tusenge Imana izadufasha mu bibikomeye. Nducika intege. Nuko uri muri serumu, izera Imana. Nuko uri mu bukode, tuyizera Imana. Nuko uri mu buhungiro, izera Imana. Yesu aravuga ko nimuhagarika imitima yanyu, mwizera Imana, nanjye munyizere. Murongo wa 2 aratubwira mu rugo rwa data hariyo amazu menshi. Iyaba atahari niba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Mu rugo rwa data hariyo amazu menshi. Ayo mazu nimba yagombaga kuba zitahari, Yesu ndago yagombaga kutubwira ko yagiye kututegurira. Tube twiringiye ko nuko duca mu bibazo, nuko duca mu bigeragezo, ariko hari umunsi Yesu azaza kutujyana, bene data. Hari umunsi tuzajya kuba mu mahoro yo mu ijuru, aho Yesu yagiye kututegurira. Tukorera Imana, ariko tube tumenya ko isi nayo nuko itubabaza, nuko iduteza ibibazo, ariko isi izagira ihererezo ryayo, izashira, ariko kizasigarana ubwami bwo mu ijuru. Iyi minsi turacika intege, iyi minsi twatakaje byiringiro. Yesu nagaruka tuzaba bande? Yesu nagaruka tuzayibwira iki? Natwe abigisha ijambo ry'Imana. Yesu Kristo atufashe, kandi uyu mwami yatushoboje. Shaka buryo bwose nimba wakoreraga Imana utagikora uwo murimo. Satani yatumye ko wahagarika umutima. Uyu munsi ndagusabye kongera kugarukira Imana. Mirimo yose wakoreraga Imana, ibyo niyo birimo gutegura aho uzajya kuba nyuma yo kuva ku iyisi. Mu gihe twaretse iyo mirimo y'Imana, aho tuzajya kuba se twifuza ko tuzajya mu matongo. Reka dutunganye inzira z'Uwiteka. Nuwakahagarika umutima, mwizere Imana, nanjye munyizere. Uyu mwami tuvuga arakomeye, uyu mwami tuvuga ashobora byose, uyu mwami tuvuga ari hejuru ya byose. Nuko Satani arimo kutwambura mitima yo kwihangana no gutuza mbere y'Imana. Kuba mu Kristo, kuba mukozi w'Imana, ari rundi rugamba turwana nayo na Satani atatwishimira, bene data. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ko murwanye Satani, kandi Satani azabahunga. Mureke dufatana amaboko ngitorero ry'Imana, mureke dufatana amaboko nk'abakozi b'Imana, nitukahagarika imitima, twizere Kristo. Uyu Kristo ntabwo ashaka kudukoza isoni, uyu Kristo ntabwo ashaka kutureka. Niyo mpamvu iki gitondo kiza twabifurizaga kubibutsa iri jambo ry'Imana, yuko mwakwizera Imana na Kristo, kuko batashobora kudukoza isoni. Yesu aravuga, nkunda bangunda kandi abanshakana n'umwete bazambona. Umwete mbona turimo kugenda ducika intege zo gushaka Imana, ariko wongere ugaruke mwene data, wongere ukunda Imana, wongere wizera Imana, wongere ugire ubusabane bwiza n'Imana, kuko imigambi y'Imana si mibi kuri twe. Imana kugambiriye byiza biri hano imbere. Nuko Satani atashaka ko ugira amaso yo mu muka urebe byiza by'Imana mbere yawe. Iyi minsi arimo kukwereka tu urapfuye birarangiye. Oya, ntago tuzapfa, ahubwo tuzarama kubw'imbaraga z'Imana.
Yesu abashoboje. Burwayi ufite ndago bunanira Imana, bibazo dufite ku isi ndago binanira Imana. Mukiranutsi ndago ashobora gukozwa n'isoni. Mureke dushake mirimo yo gukiranuka mbere y'Imana. Twizere Imana. Imana yacu irakomeye, Imana yacu iradukunda, Imana yacu iradushigikira bene data. Gihe cyose turi mukuri, gihe usenga Imana mukuri no mu mwuka, Imana iragushigikira. Twagiye tubona abantu Imana bagirira neza, ibakura ku cyavu ikabicaza n'ibikomangoma. Bamwe bakura mu giturage ikabicaza mu murwa, bamwe ikabakura mu iki gihugu ikabajyana mu bindi bihugu. Yari amaboko y'Imana yakoze iyo mirimo. Niyo mpamvu nawe wizere, ndukashidikanye, kuko Imana iragukunda, kuko Imana iri kumwe nawe. Yesu adufashe kandi Yesu atushoboje. Ijambo ry'Imana twagomba kubabwira n'iryo ngiryo. Yesu Kristo niwe nzira, n'ukuri n'ubugingo. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanjye munyizere. Kwa data hariho amazu menshi, nimba yagombaga kuba zidahari, sinagombaga kubabwira ko ngiye kubategurira. Sasa tube maso, tumenye ko Mwami yagiye kututegurira, ariko azagaruka kutujyana. Se nagaruka azadusanga twiteguye, nagaruka azadusanga turi maso, nagaruka azadusanga tugifite ibyiringiro. Ni wowe kwisuzuma, nanjye nisuzume, musumwe byatubera byiza, twabona ubwami bwo mu ijuru, twahurira mu bwo bwami. Murakoze kututega amatwi. Reka tusenge Imana. Imana irabishoboye, Imana iri hejuru y'ibibazo ufite. Turagushimiye Mwami Yesu Kristo, urakoze iki gitondo cyiza. Tushimiye n'ijambo ryawe, wongeye kutwibutsa ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Ukadusaba kutahagarika mitima yacu, twizere Imana nawe hamwe. Niyo mpamvu usengeye ubwoko bwawe, ugiye kumvira ijambo ryawe. Imana ubafashe kandi ubagirire neza. Abari mu bibazo bakure mu bibazo, abafite amarira ubanagura amarira, abihebye Mwami ubafashe, abacitse intege data ubagirire neza, abahagaritswe imitima n'ibibazo bafite ukomeze imitima yabo mu izina rya Yesu Kristo. Komeza itorero ryawe, komeza abakozi bawe, komeza ubwoko bwawe Mana. Abari kure, abari hafi, ubagenderere Kristo. Watse tene imbaraga z'umwuka ku mitima yacu, tubashe kugendana nawe nk'uko bikwiriye. Turasaba uyigaragaze ng'Imana, kandi utegeke ku bwandu bawe itorero ryawe rishoboje kugeza aho uzaza kujyana itorero. Urakoze kandi uhabwe icyubahiro kubw'izina rya Yesu. Amen. Mana ibaho umugisha.